Vestine na Dorcas ni bamwe mu bakomeje kuvugwa cyane, ariko ikivugwa nuko Ishimwe Vestine yamaze kuba asezerana mu Murenge n'umunya Burkina Faso bamwita Ouedraogo Idrissa, niyo mazina ye. Ishimwe Vestine rero akaba yasezeranye mu Murenge n'uyu munya Burkina Faso, basezeraniye mu Murenge wa Kinyinya, ni mu mujyi wa Kigali. Bakaba rero amakuru avuga ko byari biteganyijwe ko bari gusezerana ku itariki ya 14 Mutarama n'ubundi 2025 saa 7 z'amanywa, ariko bimaze kumenyekana cyangwa se management ya Ishimwe Vestine na Dorcas kuko bamanagingirwa hamwe, bamaze kumenya ko byamenyekanye mu matariki, bahitamo kwimura umunsi babishyira tariki ya 15 saa 10 z'umugoroba zisatira saa 11. Nabwo n'ubundi byaje kurangira bimenyekanye. Icyakora ikintu gikomeye kiri mu byavuzwe cyane nuko nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata amafoto, nta muntu n'umwe wari wemerewe kuba yafata amafoto kubera management y'aba bombi yabitegetse uko nguko ko ariko bigomba kuba byagenda muri rusange. Nagira ngo munyemerere tugaruke akantu ku kandi kuri uyu mugabo wa Ishimwe Vestine ndetse n'amateka ye nuko ari. Icyo nababwira nuko uyu mugabo ngo afite amafaranga ni pusi itasimbuka, ni umucuruzi ukomeye cyane, ni umushoramari hariya muri kiriya gihugu cya Burkina Faso kwa Ibrahim Traore. Turaza kumugarukaho turi bamwe uko ibintu byose bikomeje kugenda byitwara. Abantu rero bacitseho urondogoro ku mbuga nkoranyambaga bari kwibaza niba koko Vestine na Dorcas baraza gukomeza umuziki wabo nk'itsinda, ndetse bari no kwibaza ese basezeranye iki. Icyo nababwira ko basezeranye ivanga mutungo rusange, ni kimwe mu byo nibyo basezeranye n'uyu mugabo w'umunya Burkina Faso. Hanyuma rero abandi bakibaza bati management yabo iraza kubigenza gute, se Dorcas araza kumanagingwa ukwe, Vestine managingwe ukwe, byose turabikomaza tubabwira uko ibintu bikomeje kugenda byitwara. Ese kuba managinga hikubisemo kuko gushaka abenshi bahita bumva ko hikubisemo ibyo kubyara n'ibindi. Ibi birahita bidusubiza inyuma gato cyane mu myaka nk'itanu itandatu ishize, ubwo Alex Muyoboke yamanagingaga Chabwinanina. Murabizi yuko yabahaye igihe bagomba kumara batabyara cyangwa se batemerewe kubyara. Ibyo nibyo yari yagarutseho, nigere nabyo byose turaza kugenda tubigarukaho. Yabategetse ko batagomba kubyara mu gihe cy'imyaka runaka. Ibyo byose turaza kugenda tubikomozaho mwumve ibitandukanye. Reka tuze nyuma kumva ubutumwa hanyuma tuze dukubitira n'ubundi kuri Ishimwe Vestine wamaze kubasezerana n'umunya Burkina Faso. Abajeje tafaranga hano i Nyarugenge barakomeza gutwara abana gake gake. Turaje tubigarukaho byose. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0731944043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Yes, nuko tugarutse, reka dukubite n'undi tubangura twerekeze kuri Ishimwe Vestine. Nanisegure ku nkuru yabanje imyaka nari 21 gusa gusezerana mu Rwanda 18 wasezerana. Amategeko yarahindutse, ubwo abatabizi muze gusubira mu nyuma murebe, byarahindutse ku myaka 18 wasezerana. So Ishimwe Vestine rero ku munsi kuri uyu munsi tariki ya 15 ukwezi kwa mbere n'uyu mwaka wa 2025 nibwo yasezeranye mu Murenge wa Kinyinya ndetse n'uyu umunya Burkina Faso bamwita Ouedraogo Idrissa wo muri iki gihugu cya Burkina Faso. Nicyo gihugu afitiye ubwene gihugu, niho yavukiye. Akaba rero mu by'ukuri byarabanje kuhishwa cyangwa se kugirwa ibanga, ndetse bikaba byari binateganyijwe ko basezerana ku itariki ya 14 no ku munsi w'ejo kuwa kabiri nibwo byari biteganyijwe ko bagomba gusezerana. Bimaze kumenyekana, burabizi yuko itangazamakuru hano mu Rwanda rimaze kuba ikindi ni ikintu kimaze kugera ku rwego rwo hejuru. Navuga ko kumenya amakuru ko donc Ishimwe Vestine ari gusezerane byagorana ko abakumira. Byanatumye bamaze kubona ko byamenyekanye bimura umunsi bashyira ku itariki ya 15 ariyo none, kuko byabiteganyijwe ku munsi w'ejo tariki ya 14 kuwa kabiri saa 7 z'amanywa, bahita babyimurira tariki ya 15 saa 11 z'umugoroba.
iyo ni management ye yabikoze. So ni byinshi rero byakomeje kugenda bigarukwaho, yaba ibigendanye no kuba bavuga ati Vestine ni umwana wari ukiri muto cyane nibwo akirangiza, ntago byari bikwiye, ariko buriya buri abantu mwe buri wese aba afite amahitamo ye ndetse n'ibyo agomba gukora, ubwo niko yabikoze. Ntekereza ko na management yewe batari kumubuza kuko ntago bakina n'amarangamutima ye, of course ni ibintu byumvikana. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko ngo agomba gusubira muri Burkina Faso tariki ya 20 uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nyuma yo gusezerana ivangamutungo rusange na Ishimwe Vestine. Tariki ya 20 nibwo agomba gusubirayo. Bikaba rero nanone amakuru yandi nkura ku ruhande avugwa ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bagomba kuba basezeranye imbere y'Imana. Bikabigwa ko rero anagomba kumujyana kumutuza muri Burkina Faso. Iyo ni yindi nkuru wenda turaza kugarukaho ikindi gihe, ariko kuvuga ko agomba kujya kumutuza mu gihugu cya Burkina Faso, bakaba bariho bajya gutura n'ubundi muri rusange. Twatangiye twibaza duti management ya Vestine ndetse na Dorcas iraza gukomwa mu nkokora n'ubu bukwe bwa Ishimwe Vestine. Ese baraza kuba managinga bose, umwe naramuka agiye gutura muri Burkina Faso ndari mu Rwanda, birumvikana management iraza kuba imeze gute? Ibi nibyo byadusubije inyuma tuya kwibuka mu gihe cya Alexis Muyoboke ndetse na Charinanina. Ababyibuka neza, Alexis Muyoboke yari yarategetse ko bugiye bashakaga abagabo, of course abategeka igihe runaka batabyara mu rwego rwo kugira ngo amasezerano bafitanye ya management abe yarangira. Bikavuga ko rero witwa Irene cyase murinda habi, uyu mugabo ntacyo aratangaza kugeza amaginga ya bigendanye na management y'aba babiri bombi, bigendanye n'ubu bukwe bagize ibanga kuko yaranabwimuye, of course ni utungwa agatoki kuba yarabwimuye bwa tariki ya 14 akabushyira tariki ya 15. Urabona ibintu byo gusezerana mu Murenge byo ni ibintu navuga ko kubikora kugura umunsi babyemewe ukaba wanakwisubira ukakundi, ni ibintu ntekereza ko bidasaba kudiringa ibintu birenze. Uyu mugabo rero ngo niwe wabikoze. Management rero n'ubundi baracyari mu biganza bye, ubwo wenda bigendanye nayo makuru turaza kubikurikirana turebe uko bimeze, ariko kugeza amaginga ya nuko nguko ibintu bikomeje kugenda byitwara muri rusange. Uyu mugabo rero wa Vestine Ouedraogo Idrissa w'umunya Burkina Faso, kugeza uyu munsi amakuru maze kumenya mu minota mike cyane ishize nuko bivuga ko ngo yaba afite imyaka hagati ya 35 ndetse na 45. Ayo ni amakuru ahari. Iyo mvuze hagati ya 35 na 45 birashoboka ko yaba ari 44 kumanura, bishoboka ko yaba ari 36, bishoboka ko yaba ari 35, bishoboka ko yaba ari 40. Anayo makuru nafashe, ubwo namwe muraza kwitwara uko ngoko. So anyway, urumva ko nuko nguko ibintu byose bikomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Bamwita Ouedraogo Idrissa umunya Burkina Faso uri muri icyo kigero. Wibuke neza ni Vestine, myaka ni 21 bari guhurizaho, nubwo hari abatabyemera uko nanjye ndimo, bimeze ko yaba ari 20. Urumva ko rero ari uko bimeze. Umuziki rero wa Vestine na Dorcas abibazaga ko ushobora gukomwa mu nkokora no kubashatse gushaka, ntago bivuze guhagarika umuziki, gushaka ntago bivuze kureka kuramya no guhimbaza Imana, gushaka umugabo ntago bikuyeho ibyo wakoraga. Icyakora nemera ko bishobora gukoma mu nkokora ibigendanye n'umuziki wa Dorcas ndetse na Vestine. Gusa kugeza amaginga ya inkuru twese duhuriyeho turi kuvuga nuko uyu mukobwa umwana muto cyane yamaze kubasezerana mu mategeko kandi byemewe ivanga mutungo rusange. Umugabo we ni ku itariki 20 uku kwezi agomba kuva mu Rwanda, hanyuma agasubira mu mirimo ye. Ubwo igihe cy'ubukwe nacyo nakibabwiye ni mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nibwo byakomeje kugenda bivugwa. Uyu mugabo rero kubigendanye n'agatubutse cyangwa se n'amafaranga afite, bivugwa ko ngo n'umwe mu bagabo bashora imari ikomeye cyane muri kiriya gihugu cya Burkina Faso. Numwe mu bagabo bafite amafaranga ni pusi tasimbuka, numwe mu bagabo bakize ku rwego rwo hejuru. Nimvuga wenda niwumva iri zina Ouedraogo Idrissa, ni izina riremereye muri Burkina Faso, nk'uko wavuga Baltazar muri Guinea.
ngira ngo murabizi uyu mugabo wakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize nawe ni umwe mu bagabo bakize cyane, donc byari biri na proposed ko cyase byanashobokaga, byari very possible ko yanaba perezida cyase umukuru w'igihugu cya Guinea, nawe ni umwe mu bagabo bari bakize. Uyu mugabo nawe rero Idrissa nawe ngo ni umwe mu bajejeta faranga bo muri kino gihugu cya Burkina Faso bashora imari ikomeye cyane muri kiriya gihugu. Ntago ari gafikiri cyangwa se wa muntu uri aho ngaho woroheje, oya ni umugabo w'umukire. Akaba rero hisemo kwita atwara ishimwe Vestine. Ubwo nuko bimeze, nuko byitwaye. Dufate ubwo ku myaka ya 21 n'umugabo w'imyaka hejuru ya 40, ubwo nyine nuko bagiye kurushinga. Ubwo umuziki wabo wo baraza kukomeza kandi bakomeze kuramya no guhimbaza Imana. Reka tumwifurize urugo ruhire, tumwifurize urugo rwiza, azabyare hungu nakobwa n'uyu mugabo we Idrissa. Hanyuma Imana izababe hafi, Imana izamugende hafi, icyo namwifuriza. Nanabararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro kuko turaza kujya tubahiriza update zibikomeza kugenda bivugwa byose kuri uyu mukobwa w'umuramyi ndetse kandi akanahimbaza Imana. Wamanagingwaga na Irene cyase Marodekai murinda habi. Ibyo byose turaza kujya tubigaruka mu masaha ari imbere uko amakuru yose akomeza kugenda atugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Kora subscribe nimba turayikora kuko iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ujye ubona amakuru menshi agenda tugeraho kandi mu bitandukanye. Mwakoze cyane, gahunda zacu zose zirakomeje.